kuba hari abantu bakoresha iyo foto ndetse namwe ubwanyu mwaje munyereka iyo foto nkumva mbabaye umutima wanjye nkumva mfite agahinda ntabwo mpakana yuko jenoside itabaye sinahakana yuko abantu batisha abandi ariko noneho iyi foto yanjye irambeshera wambazaga iby'iyo foto nkakumva nk'umushinyaguzi bansaba kutazongera kugaruka mu nteko ariko ntibampagurukije narakomeje ndambara birarangira twongeye gusubira mu nteko ntabwo nongeye kwambara navuye gutyo kuba ku ntebe y'ubunyangamugayo niyo na n'ubu ngubu iyo foto yanjye mubona ihora ivugwa ku rwibutso rwa Gisozi Kigali babise iyo foto ko iri ku rwibutso umwana wacu w'imfura yagiye yo kwireba araza atubwira ati ni papa uhari nyine byaratubabaje bidutera agahinda ariko turatuza nyine kuko nta bushobozi twari dufite twaratuje nyine turabifata gutyo nta muri Gacaca nta bandi bantu baje ahangaha yari inyangamugayo n'ubusanzwe Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunze mu Mavu TV online nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mu mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye kandi tubashimira ko mwamaje kuba inshuti zacu inshuti zakadasohoka mukabitugaragariza mukora subscribe kuri YouTube channel yacu turabashimira cyane kandi ibyo mukora rwose tubiha agaciro nubwo butera nkunga cyangwa se nubwo bufasha mwadukoreye bwo kugira ngo tumenye abantu badukurikira nabyo tubiha agaciro cyane kuri inshuro rero turi mu karere ka Muhanga hanyuma twagiye gusura umusaza tugira ngo tuganire wasuhuza abadukurikiye muri kano kanya turasuje inshuti bavandimwe kandi turabakiriye namwe banyamakuru mwaje kudusura mwatugendereye Imana ishimwe cyane kandi bahumugisha muze nagira ngo tuganire cyane cyane ku makuru akunze kuvugwa n'abantu ariko ntibayashyire hanze cyane cyane iyo babonye ifoto igaragara ahantu ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi yaba hari hariya ku Gisozi ku rwibutso rwa Kigali iyo urebye hari ifoto uhasanga y'umusaza ufashe umuhoro iyo foto hari icyo muyiziho mu by'ukuri iyo foto ndumva mumaze kuyinyereka nasanze ari yanjye ariko kandi iyo foto hari icyo ari uko tuyizi mbese nagira ngo bari byo ugumaje uvuga hari umuntu hari abandi bantu baba baranyeretse iyo foto bavuga ko bayikuye ku Gisozi murakoze hanyuma isa nk'uyitubwira aho wayifotowe ryari bigaragara ko ufite umuhoro kandi iyo bayigaragaza bagaragaza ko ari intera hamwe wari intera hamwe muri 94 muri jenoside yakorewe abatutsi igihe yabaga mu by'ukuri ntabwo nigeze mbi intera hamwe ikindi kandi sinigeze mba n'umusirikare yewe sinigeze mba n'umutegetsi tugiye bavugaga abategetsi ntabwo nigeze mba n'umutegetsi yewe yaba n'umuyobozi w'umudugudu ibyo ari byo byose navuye ahangaha muri 94 duhunze kimwe n'abandi bantu amasasu tugenda aho dukambitse uri bugufi akanyaruka akagira nk'imuhira agafata icyo kurya kugira ngo arengere umuryango we ubwo nageze ahantu hariya Igatenzi ari inkambi igeze duhunga nibuka yuko nasize imyaka imuhira ubwo hari ku nshuro ya gatatu
ngenda ngaruka ngenda mbagezaho ibintu nongera ngaruka. ubwo ngubwo rero nageze ahantu mu cya kabiri. ngeze ahantu mu cya kabiri mpahurira mpasanga umusirikare. umusirikare wari uhagatiye imbunda asa n'uri ku mutekano. muri icyo gihe nkaho natambutse ngo ndenganye nkomeze ngende, umusirikare arampagarika bitewe n'imodoka zari ziturutse ku ruhande rwanjye rw'iburyo, zisa n'iziturutse Igitarama ziza mu cya kabiri. imodoka zatangiye guparika, imwe iparika ibumoso bwanjye, izindi ziparika imbere yanjye. iburyo imwe iparika iburyo, izindi ziparika ibumoso imbere yanjye. noneho rero iyi ngiyi iparitse iburyo hasohotsemo abasirikari bambaye imyenda y'amakake, ikositimu y'amakake. icyo gihe hari egisifari hakaba na aperi zari ingabo zari ziri kubohoza igihugu. ibyo ngibyo ntabwo nashobora kubisobanura. ntabwo wigeze umenya abo bari bo? oya, twakomeje nabonye ari abasirikare ndetse bari bafite bambaye n'ingofero za gisirikare n'imyenda n'uwo nguwo wari umuhagaritse. turakomeje. noneho rero basohoka mu modoka, abo ngabo basohotse mu modoka y'iburyo, basohoka mu modoka barambaza bati musaza bite byawe. nari mpagatiye umufuka n'ideyi. umufuka ari uwo gusukamo imyaka ihuye, kuko nari nzi ko nayisize ihari. ideyi yari ryo guhambira idahuye isharitse. noneho rero mvuye mu nkambi, nkaba ngiye hepfo ahangaha mu rugo iwanjye. sugiye kwenda iki? ngiye kureba imyaka yo gutunga, ntabwo inzara irabaga, ngiye kureba imyaka. nuko ubwo ngubwo bati none se aho ngaho mu mufuka wawe harimo iki? muri amadeyi yawe harimo iki? babwira nta kintu kirimo. bati ngaho hambura tuye ko nta kiri ikintu. nari nibagiwe harimo umuhoro. noneho rero bati hambura turebe. ndahambura. uze guhambura nimureba ko harimo umuhoro, nta kindi kintu kirimo rwose. noneho bati ni zana uwo muhoro, kakuzanana na ya mifuka yanjye. batoya zana umuhoro gusa. nzana umuhoro aho nari mbyegetse, ndagaruka ndongera mpagarara hahandi nari mpagaze. umuhoro ndawufata, batifata umuhoro neza, ndawufata mu kuboko kw'ibumoso. hanyuma ahagana mu mugi ariko hafi y'ikirindi, umuhoro ndawufata. ubwo natangiye kugira ubwoba, kanjye karambereye nyine. uyu muhoro urantima simbizi cyangwa se simbizi urwanjye rwageze. noneho rero bati uyu muhoro urava hehe n'umuhoro? nababwiye yuko ngiye kuza n'ibyo kurya mu rugo. bati noneho se uyu muhoro umfasha gusenya udukwi, cyane cyane inkwi, igihe cyo guteka dushaka kugira ngo tubeho. ati noneho rero hagarara neza. hagarara, ibintu byenda gusa n'imbangarara. ndeba, ndahindukira nsa n'ureba ahantu ibumoso. batihindukira, ndahindukira.
batengera ugaruke ndongera ndagaruka batireba hepfo ndongera ndeba hepfo batigaruka batu urebe hano ndagaruka sa nubareba ibumoso bwanjye sa nureba ibumoso bwanjye noneho rero uko byaje kugenda barambwiye bati fata umuhoro neza ntese gute bati fata umuhoro ku kirindi kandi ufatisha ukuboko kw'iburyo noneho nkukura mu kuboko kw'imoso mujyana mu kuboko kw'iburyo bati zamura umuhoro buhoro buhoro ujyana hejuru nugeza hejuru umanure buhoro buhoro nzamura umuhoro buhoro buhoro ngeza hejuru maze kugeza hejuru ndongera ndawumanura buhoro buhoro ugejeje aharinganiye n'ukuboko kwanjye nya mba namaze gututubikana ibyuya byandenze no guhinda umushyitsi rwose n'ubwoba bwinshi cyane noneho bati humura muzehe ndetse ndaniruhutsa cyane ku buryo nashatse no kwicara nshatse kwicara bati humura muzehe batese kugiza ubwoba ntiyewe ndumva mfite ubwoba bateze bati ko wabize ibyuya nuko mfata agatambaro ndihanagura sagatambaro akagofero kanjye niko ndihanaguje mu maso ndihanagura maze kwihanagura bati humura bati noneho rero ngaho genda uje aho wari ugiye noya nireka ngende nsanga abandi igatenze batoya ati zumuse imyaka yari yakuzanye urayitwaye ndagaruka noneho rero batigenda ugimuhira tubuye ko ari hafi natwe turakureba humura ntacyo ndaza ndakata ndaza noneho ushobora kumbaza uti iyi foto wayibonye ute birumvikana noneho rero cyangwa se nabwiwe n'iki ko ifoto yanjye iri ku Gisozi noneho mu gihe cyo guhindura rero nsa n'ushatse gutaha niboneye umugabo wari uhagatiye za kamera imwe iburyo mu rutugu rw'iburyo irindi mu rutugu rw'ibumoso afite ni parey twakwita parey simple cyangwa se nayo ari kamera simbizi ayifite mu ntoki noneho rero igihe cya gacaca cy'inyangamugayo nabaye umwe mu batorewe ubunyangamugayo nicara ku ntebe y'inyangamugayo muri gacaca mu ikusanyamakuru bagendaga bavuga buri muntu pese ubaziho ikintu akisobanura haza kuza umuntu ngo wari wagiye ngo yaturutse i Kigali aravuga ati byari byose muri mwebwe mwanyangamugayo mwe harimo umugabo ufite ifoto ye ku Gisozi kandi ari inyangamugayo muri gacaca yacu bati yese ninde asa n'ushaka ku bibi kawe ngo azabivuge rwihishwa haza undi ati nyamara nanjye ndaramubonye bati hey ubwo wamubonye se ninde ubwo mwamubonye mubaye babiri wamubonye ninde bati Polinari Hitimana abenshi bari banziho akazina ngo ni Kaguru bitewe nuko Imana yandemye ncumbagira bavuze ati ni Polinari Kaguru bati ese Apolinari iyo foto urayizi ntukuri ntabwo nyizi
ese ko wumva ari yawe urabivugaho iki? Ndahivuga iki se? Ntacyo mbiziho. Ese ntuzi nuko bayafotowe? Nariko ngarura umutima nkushyiriho impembera, nibuka hariya mu cya kabiri, nibuka yuko aho nahagaze nakoreshejwe ibintu byo gufata umuhoro, kandi umuhoro wanjye nikuriye mu mifuka yanjye mu madeyi. Noneho nkaba narakoreshejwe iyo exercice yo gufata umuhoro, ariko kandi nza kwibuka yuko mpindukira ntaha nabonye umuntu wari ufite desapareil gutyo, agomba kuba ari we ufotoye. Ndatangira ndisobanura uko byagenze nkuko mbibabwiye. Iyo foto nshobora kuba narayifotowe kandi nayifotorewe mu cya kabiri. Nguko uko iyo foto yangiye nabonye sanga ari yanjye muri icyo gihe cya jenoside. Nguko ukuntu nayibonye, kuko ukuntu nanjye nyikeka, kuko ukuntu nanjye nyihamya. Hanyuma se muze muri icyo gihe baje bakavuga bati ese iyi foto urayemera ni yawe, byarangiye gute? Baje kugushinja uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri icyo gihe cya muri 1994, cyangwa baje kugucira urubanza birarangira? Ntabwo banshinje, kandi nibanshiriye urubanza, ahubwo gusa baravuze bati uyu muntu wemera ko iyo foto ari ye atarayibonye kandi ikaba yemezwa n'abantu bayibonye, nawe akaba yemera, akaba ari mu nteko nk'umuntu waza, nk'umutegetsi, nk'umuyobozi, agasanga mu nteko yacu hicaye umuntu uri muri komite y'inteko, twavuga yuko uyu muntu tumufite dute? Bansaba kutazongera kugaruka mu nteko, ariko ntibampagurukije. Narakomeje ndambara, birarangira. Twongeye gusubira mu nteko, ntabwo nongeye kwambara, navuye gutyo kuba ku ntebe y'ubunyangamugayo. Niyo na n'ubu ngubu iyo foto yanjye mubona ihora ivugwa ku rwibutso rwa Gisozi Kigali. Murakoze. Ni ukuvuga ngo nta muturage n'umwe uvugucinja ko waba yarakubonanye wenda umuhoro ugiye witwaje nko kuri bariyeri, uzi ko byabagaho, cyangwa se ngo ube wari ufite uwo muhoro wenda ugire n'icyo ukoresha? Nta byigize binaba? Nta wigeze ashinja ngo agira ati namubonye ahandi, nk'uko abo ngabo bavuze bati twamubonye ifoto yo ku rwibutso. Hari kuza n'abandi bati twamubonye yurira urugo rwa Nakarusenya, twamubonye se yirukankana umuntu, twamubonye se arya inka z'abandi. Oya, nta muntu wigeze anshinja, nta n'urubanza rwigeze rubaho ngo mbe naraburanye yenda nsinde cyangwa se nsindwe. Oya, nahagurukijwe ku ntebe y'inyangamugayo gusa. Muze kuba iyo foto yawe yaragiye hanze muri ubwo buryo, iyo myaka yose ishize 26 irashize, nize ngaruka byakugizeho? Yewe ingaruka ni nini cyane kandi ni nyinshi. Ngiye kuvuga ngo ishyano ryose, ariko byambera ni ishyano ryose. Byonyine gusa kubona mbona ndebana n'umuntu gutya, narinzi yuko nta kinda ndeba uretse ifoto yanjye yo ku Gisozi. Noneho rero no kujya muri gacaca nyuma yaho
yewe naragendaga ariko nkareba ahantu ntarebwa na rubanda nyamwinshi. Noneho kuba najya mu isoko n'agapataro nagatumaguye umugore akajya kunzanira n'igipataro yambaho ndende nkayimusubiza akajya kuyindodeshereza. Kuva nk'ubwo nabaye imfungwa mu rugumo, ariko sinavuga mu rugo naba nkabije, ariko ndavuga mu murenge wa Ruri, mu mudugudu nabaye nk'imfungwa. Iyo ni ingaruka. Nari umwe mu bavandimwe mu bantu b'abakirisitu, cyo n'ubu ngubu ndi umukirisitu. Najya mu kiliziya nkubahiriza umutekano, ishinzwe umutekano mu kiliziya, kwicaza abantu nkamenya abantu binjiye bagomba kujya kuri uriya ruhande, niho hari intebe hasigaye ibyicaro. Umutekano ugize ikibazo mu kiliziya avuga ati nashakaga padiri runaka namubonane, nkabimutunganyiriza nkabimukorera. Ibintu nk'ibyo ngibyo narishinzwe umutekano mu kiliziya. Nyuma yaho abantu baje kungiraho imvugo nini cyane, ku buryo bangizeho ibiganiro ndetse no mu nama za paruwasi bakajya bamvugaho. Ubu rero naho narahacitse, ni ukuvuga ngo ndi umwe mu bacitse mu rusengero. Bo nuko n'ibindi byinshi cyakoze cyo burya nta wimenya kurusha abantu. Abantu bo bashobora kuba banziho byinshi kurusha ibyo niyise. Urakoze. Muzehe, ubu ngubu muri kano kanya tumaje kumva ubuhamya bwawe bw'ukuntu byagenze, wenda dushobora no kugira abandi tuza kuvugisha, ariko ku ruhande rwawe wumva ari iki wasaba nk'icyifuzo cyangwa se nko ku bantu, kuko abantu babonye iyo foto isura yawe barayizi ko uri umwicanyi. Buriya iyo bavuze bakugaragaje nka kuriya biba bigaragaje ko wabaye interahamwe. Ese ukurikije n'ingaruka byakugizeho n'igihe aho kigeze, wumva ari iki wabwira abantu bakurikiye iki kiganiro bazanabyumva, cyangwa se n'abantu bari mu nzego zifata ibyemezo, cyangwa se n'abantu bakoresha iyo foto? Yehe, ni ibintu bikomeye cyane kuba hari abantu bakoresha iyo foto, ndetse namwe ubwanyu mwaje munyereka iyo foto. Numva mbabaye umutima wanjye, nkumva mfite agahinda, ndetse n'ushatse kumbaza iby'iyi foto numva namuhunga. Ntabwo mureba ko muje ubu ngubu musanze naragaruye agatima mu ntahari. Ubundi nashoboraga kubahunga kabishwe muje hashize n'igihe. Nashoboraga guhunga nkajya no kwihisha, kuko nari nzi yuko iyi foto yanjye, ntabwo mpakana yuko jenoside itabaye, sinahakana yuko abantu batisha abandi, ariko noneho iyi foto yanjye irambeshyira. Wambazaga iby'iyo foto nkakumva nk'umushinyaguzi wo kunyega, wo kuzimbura yuko ndi interahamwe. Mbese ariko ubundi iki ngicyo cyo kiracyakora iki ku cyuyunguyu cyo kitafunzwe? Numva mbabaye kandi mfite agahinda. Nicyo ngicyo nabwira umuntu nyumva
yuko ifoto yanjye yandenganyije. Akiri ngira wabasaba iki abantu bari mu nzego? Nabasaba iki abantu bari mu nzego? Abantu bari mu nzego nyobozi cyangwa se namwe banyamakuru, mvusha agahinda kanjye, mvuvisha umubabaro wanjye. Ndumva n'abari mu nzego nyobozi nta wavuga ngo ibyo ngibyo ntabwo twari tubizi, kuko ibyabereye muri Gacaca ubuyobozi bwose burabizi, igihugu cyose kirabizi, ariko ntawe wigeze andanganura, nta n'uwigeze ampumuriza. Subwo nabasaba iki? Nimundeke nkomeze nipfire. Cyakoze cyo washobora kundenganura, ndamushimira Imana ngo imuhumurije. Murakoze. Inshuti bakunzi b'Umubavu TV online, nkuko rero twakomeje kubasezeranya no kubashakira amakuru yo ku isoko. Ahangaha turi ni mu karere ka Muhanga, ari ni Ruri, hanyuma umudugudu Gakombe niho turi rero. Urumva ko turi ku isoko y'amakuru. Tumaje kuganira n'umusaza, n'umutware wawe. Hanyuma mwashakanye kuva ryari? Kuva muri 81. Mumaranye imyaka 39. Niba nkibuka neza imibare 39. Binavuze ko muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mwari muri kumwe. Hanyuma turimo turareba ku ifoto yatubwiye imanitse ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hariya ku Gisozi n'urwibutso rwa Kigali. Hari ifoto yatwemereye kariye. Nawe wari usanzwe izo foto? Iyo foto twarayumvise. Ndetse byabaye ngombwa hari n'umwana wacu w'imfura wagiye kwireba. Twabise iyo foto ko iri ku rwibutso. Umwana wacu w'imfura yagiye yo kwireba. Araza atubwira ati ni papa uhari. Nyine byatubabaje bidutera agahinda, ariko turatuza nyine kuko nta bushobozi twari dufite, twaratuje nyine turabifata gutyo. Nta nubwo se mwigize mutekereza we namuvuge mutereka tubishyire no mu nzego zisanzwe zibanze tubabwira iki kibazo? Oya, nta kintu twabuze, twe twaratuje kubera ko tuzi ko nta kintu yakoraga, nta wundi muntu wamukurikiranye. Twebwe twaratuje, ariko dukomeza kugira agahinda mu mutima, turakomereka. Hanjye ubu ngubu twahunze nyine, ngewe ubwo yazaga gutwara ibyo nkuko yabibabwiye nyine, ngewe nagiye ntwite mbyarira ikayenzi. Ubwo nyine turahunguka turaza, nuko nyine turakomeza turababara, tugira agahinda ko ibyo bintu byatubayeho. Ni ukuvuga nabo babimenye turi muri Gacaca. Tugira agahinda ku buryo bana bose bo barakomeretse, cyane nk'uwo nabyariyeyo. Hari ubwo bajya baza yarashatse, ahubwo ajya aza kudusura, nkavuga nti hari abantu baje kudusura. Nk'ubu ngubu we ageze ahangaha we sinzi ukuntu byagenda pe, yahita agwa muri koma kubera ibyo bintu byabaye nyine. Nuko nyine nta kundi nyine, nta agahinda gusa mbese. Nta buyobozi mwigize mubibwira? Ntawe. Nta n'uwaje kubabwira ati turagira ngo muze musobanurire ibyuko umutware wanyu yafashe umuhoro, wenda bababwire bati yaba yarawicishije abantu, cyangwa bagire n'ibindi bababwira? Ntawe. Oya, nta bandi bantu baje. Nta muri Gacaca nta bandi bantu baje ahangaha. Yari inyangamugayo n'ubusanzwe. Hanyuma mama, byabagizeho izihe ngaruka nk'umuryango wanyu? Umuryango wacu byaduteye agahinda, bidutera agahinda cyane nk'ubu ngubu mwaje. Iyo twaje tugira agahinda pe, tugira agahinda, bana bakagira agahinda, bamwe bakagenda babakubita amaso bagahita bagenda. N'uriya mukobwa wacu mwasanze ahangaha, uriya nawe n'umwana wacu, urabona ko nawe yababonye nawe agahita agira agahinda. Usibye uyu musore we ndabona yihanganye, nawe
nawe yajyaga aza yababona nawe agahita agenda, twarakomeretse pe, twarakomeretse mu mutima. Ni ukwihangana. Hanyuma biragaragara ko yatugaragarije yuko yagize ikibazo cy'uko nyine atasohoka ngo ajye hanze atembere, yumva yisanzuye kuko yumvaga yuko hari abari bumubone nk'umwicanyi. Yatubwiye ko hari n'imirimo yo muri kiliziya yahagaritse. Hari ingaruka byanze bikunze byagize muri uko kuguma aho ngaho kutagenda, nibyo? Nibyo. Tubwire ukuntu byagenze imibereho yanyu. Nibyo, dukurikije nuko nkuba abana barigaga bigaga hakurya y'ahangaha kw'amatongo, hari ubwo bigeze kutwereka igipapuro ngo gishushanyijeho papa we, baraza barakitwereka, nuko nyine ndavuga nti mugomba kwihangana. Kuri televiziyo hose tukumva ngo bamucishijeho, ibyo byose amakuru twarayumvaga, ariko nyine tukihangana. Hanyuma tubwire mu mibereho, turabona hano muri mu nzu z'ibyondo, mugize gute? Birumvikana ko niba yaranagombaga no gukora yisanzuye byaranahagaze. Kugeza kuri ubu ngubu icyiciro cyanyu cyangwa imibereho yanyu ihagaze gute? Iri mu kihe cyiciro? Mubayeho mute? Murya mute? Kame mu birumvikana niba atisanzura mu gushakisha imibereho kubera icyo kintu, hari nicyo bibagira, hari n'ingaruka bibagiraho mwebwe. Ngewe nkurikije uko mbizi, ngewe urabona ko yaramugaye, ntago ashobora guhinga, nta kintu ashobora gukora, ibintu byose urebye ni ngewe ubikora. Ni ngewe ubikora, ni ngewe ugerageza. Nk'ubu ngubu nari ndi ku isoko, nk'ubu ngubu ngewe nkora ku isoko, nkubura isoko bakampa igiceri cya 50, hanyuma ngahahira abana n'abanyeshuri bigaga, nk'abantu ushobora kubarihirira, nkabagurira udukweto, nkabagurira ibikoresho, ariko ubundi nkabona biranananiye. Mbese ni mw'ubwo buryo ngewe mbibona. Mu cyiciro cya mbere. Mu cyiciro cya mbere dufatwa na leta, bakaduha mituweli, bakaduha VUP, ibyo byose nyine ni ngewe ubikora. Nkakora VUP bakaduhemba, ni ngewe ubikora. Hanyuma noneho nicyo wabwira abantu bakurikiye iki kiganiro ariko babonye iriya foto? Ikintu twabwira abantu batwumva nuko twararenganye pe, twararenganye, turababara, biratubabaza cyane. Ikintu twavuga nuko baturenganura, byaba ngombwa iyo foto ikaba sinzi ukuntu umuntu yabivuga, ntabwo nzi ukuntu yabivuga. Abantu nabona ibintu n'ubundi iyo foto yaragiye igera kure, igera ku rwibutso. Ubwo urumva abantu bose barayibonye, abanyamahanga barayibonye, perezida wa repubulika yarayibonye. Numva bibaye ngombwa iki kibazo mwazakitugerezayo tukarenganurwa, bakaturenganura. Mwiriwe, ikibazo cyawe murakoze kuba mukimbajije. Iriya foto bavuga ko ari iya Muhire yaradutunguye, yatunguye umukiriya wanjye, itungura n'umuryango we n'abandi bose bamuzi. Gusa iriya foto bisanzwe bizwi ko ikoreshwa mu nzibutso za jenoside, ikaba yerekana umuntu bavugaga ko yari ari kugira uruhare mu bikorwa bya jenoside. Iyo foto rero yatunguye umukiriya wanjye, kubona baravuze ngo niyi kandi ntaho bahuriye. Umukiriya wanjye n'abandi bose nk'uko bimbajije yayibonye mu kinyamakuru Igihe na New Times, aho byavugaga ko ari Muhire Ramazani, ariko mu by'ukuri atari we. Nuko iyo foto umukiriya wanjye yayibonye. Kongeraho nuko umukiriya wanjye nyine nta kibazo abifiteho, ategereje nyine ibisubizo cyangwa se iryo perereza riri gukorwa n'inzego za Zimbabwe rizagira icyo rigaragaza, kandi iki gihugu turakizera uruhare rw'amaperereza. Twizera ko ababigizemo uruhare abo ari bo bose, ko baba bameze kose, aho baba bihishe hose, icyo baba bitwaje cyose,
bizarangira babiryojwe bikabera n'isomo abandi bazashaka gukoresha ibintu by'amanyanga, inzira zitemewe kugira ngo basebye izina ry'umuntu cyangwa se bamwangirize igihagararo nta mpamvu. Ibi bintu bikimara kuba obviously umuntu yarezwe jenoside, bavuze ko yihishe, ni ibintu biba bifite ingaruka. Gusa icyo nakubwira ni uko iperereza ryatangiye mu rwego rwa Zimbabwe, hari ibimenyetso bifatika bimaze gukusanywa by'aho ifoto yavuye, by'aho amafoto y'imodoka ye yavuye n'uwayatanze. Biracyari mu iperereza, sinshobora kugira ikintu byongeraho mu gihe bikiri mu iperereza. Ubwo tuzategereza icyo inzego za Zimbabwe zishinzwe iperereza ryo mu gihugu no hanze zizafataho umwanzuro. Ndakeka ko hari n'ibindi izi nzego za Zimbabwe zishobora kuba zarakoze mu rwego rwa diplomasi, ariko ibyo byose ntabwo byari byarangira kugira ngo bibe byatangazwa, kubera ko ibintu bikiri mu iperereza n'ibintu bikiri mu nzego z'ubuyobozi batari barangiza, nta kindi kintu twabivugaho. Gusa igihugu cya Zimbabwe cyo cyabifashe nk'ibintu bigoye, nk'ibintu bishobora gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga, cyane cyane urebye ukuntu ibyo binyamakuru byatanze iyo nkuru ari urukurikirane, bikagera n'aho bishaka gutanga amakuru asa n'aho ari ay'ubutasi. Ubwo rero bimaze kugera muri urwo rwego, inzego za Zimbabwe nizo zibifite mu minwe, hanyuma tukaba dutegereje igisubizo cyabyo. Urakoze. Yewe ibyo byo ntabwo ari byo, ntabwo yizeye akora jenoside. Yewe usibye no gukora jenoside n'ibya politike ntiyigeze abijyamo, n'ubu ntabyabamo. Ayo niyo makuru mfite y'umukiriya wanjye. Ibyo ni ukumubeshyera ku bandi bantu bafite izindi nyungu utamenya izo arizo, ariko ibyo ndagira ngo nkubwire ko atari byo rwose. Ikindi cya gatatu nakongeraho kuvuga ko yihishe, ntabwo yihishe. Iki gihugu gitanga ubuhungiro, cyaguha ibyangombwa, kiba kikuzi. Ahangaha hari inzego zishinzwe umutekano, hari na ambasade y'u Rwanda, kandi akora ibikorwa bizwi, ni umuntu utihishe rwose. N'aho atuye harazwi, n'ibikorwa by'ibyaha bikora harazwi, ntabwo yihishe rero. N'amazina ye yarazwi, amazina ye yakoresha mu Rwanda yakoresha, nta kintu yigeze ahinduraho. Rero yaba ari umuntu wihisha, aba yahinduye cyangwa akareba ukundi ukuntu abigenza, ariko ntaho yihishe. Ni ukumubeshyera, ni ibyavuzwe muri ibyo binyamakuru nyine kugira ngo bamubeshyere, bagaragaze ko ari umuntu wagize nabi akaba yirirwa yihisha. Nta kintu na kimwe yihisha arahari. Ifoto ya vuba urebye ku Gihe cyangwa The New Time zo mu kwezi I think no kuwa gatatu, nuko mpamagaye ntari mu birongo ngo mbisubiremo, ariko ibyo binyamakuru byose byerekana ifoto ye, hanyuma barangiza bagashyiraho ifoto y'uriya musaza ufite umupanga n'inkoni. Iyo niyo foto ye ya vuba, ni kwasa, ntabwo bibeshye. Yabayikuye hano, ibyo byose hari umuntu wayibahaye, niyo foto ye ya vuba bashyizeho kugira ngo berekane ko ari we ari uriya musaza. Wabireba ku Gihe biriho, ntabwo ari ibintu bihishe. Akoze ku kibazo cyawe cy'uko ngo haba hari byinshi inyuma, ntabwo wapfa kumenya uko ibintu bimeze. Gusa iyi nkuru itangajwe n'ikinyamakuru nka Igihe, noneho kikayitangaza gifatanije n'ikinyamakuru nka The New Times. The New Times dufata nk'aho ari ikinyamakuru cya guverinoma, cyagombye kuba gikoramo abanyamakuru b'umwuga, cyagombye kuba gifite ba editors babanza kureba inkuru bagiye gutangaza ngo barebe niba ikurikije amahame cyangwa se ubunyamwuga bw'itangazamakuru. Ntabwo dushidikanya ko harimo ukuboko kwa abantu bashobora kuba biyitirira inzego za leta, cyangwa se inzego za leta zakoreshejwe nabi, no kugira ngo isura y'umukiriya wanjye babe bayangiza. Ibyo nibyo tubona
kuko iyo nkuru uko yakozwe nta nubwo ari inkuru imwe, ukurikiye ku Gihe na New Times ni inkuru zigera kuri 3. Igihe cyandikaga mu Kinyarwanda, The New Times yo yahitaga yifata ikatraduiza mu Cyongereza, bakageraho naho barengera umwuga w'itangazamakuru, bagatangaza ibintu bimwe na bimwe batagombye gutangaza, batabifitiye gihamya, batabanje kwitonda, bagakoresha ifoto y'umuntu. Iyo foto y'umuntu rwose igaragara nk'aho ifite aho yafatiwe, bishobora kugaragara ko ifite aho yafatiwe, hanyuma barangiza bakanakomeza bakavuga ko hari abantu babajijwe, abo bantu bashyiraho amazina yabo, abo bantu bakompara ifoto y'umuntu itari niye. Twe tubona ko harimo gutakaza ubunyamwuga ku buryo bukomeye, ariko tukabona nk'aho ari abantu bashakaga gusiga icyasha n'umukiriya wanjye kugira ngo bagire yenda izindi nyungu zabo, cyangwa se ubundi buryo bwabo bagerwaho. Ibyo ni ibintu bibaho byo gutera ubwoba abantu, ugasanga umuntu araje yitwikiriye ko hari icyo ari cyo, agatera ubwoba umuntu. Urabona icyaha cya jenoside ni icyaha cyemewe n'amahanga, ni icyaha kirenga imipaka, ni icyaha buri muntu wese iyo yumvishije ko umuntu ashobora kuba akiregwa, biba ari ibintu bigoye. Icyo dukeka ni uko harimo abantu bari babyihishe inyuma, kandi bari hano. Abo bantu bakaba barakoranaga n'ibyo binyamakuru, abo bantu bakaba yenda bari kuba barifashishije ibinyamakuru bya hano muri iki gihugu, niba kuko barabonye information, cyangwa bakifashisha ambasade y'u Rwanda iri muri iki gihugu. Hano iyi ambasade ikaba ari kwegera inzego zishinzwe umutekano, bakiga kuri icyo kibazo, niba koko bari bafite ibimenyetso simusiga by'uko umukiriya wanjye hari ikibazo yageze. Ariko igitangaje ni uko amakuru yavaga aha ngaha muri iki gihugu agahita yirukanka akajya mu Rwanda, mu Rwanda akaba ariho bayatangaza. Ibyo ni byo bintu bya mbere byatangaje n'umukiriya wanjye. Bigaragaza rwose ko harimo ibintu bidasobanutse, ariko ko harimo ukuboko kw'abantu bashobora kuba bari hano, noneho bakaba bari biyemeje gusebya izina ry'umukiriya wanjye, cyangwa se kumutera ubwoba kugeza ubu. Ariko nta kintu urebye byari byageraho, kubera ko muri make nta cyaha yishinja, nta niwe yagiriye nabi ku buryo yamukorera ibintu kariya kageni. Ariko uko bigenda kose, inzego za hano za Zimbabwe zibirimo, z'umutekano zirimo ku rwego rwo hejuru, kandi turizera ko mu gihe gitaha cya vuba bamwe mu bashobora kuba baragizemo uruhare bazafatwa bakabiryozwa. Ikindi nakongeraho ni uko wenda ku ruhande rwanjye ni uko buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Iriya foto koko bavuze ko iri mu nzibutso, ikoreshwa ahantu hose kwerekana ubukana, ububisha n'ububi bwa jenoside yo mu Rwanda. Ubu rero nk'uko wabibonye bushize muri Amerika, urupfu rwa uriya mwirabura warashwe n'abapolisi rwatumye abantu bajya mu mihanda barigaragambye, berekana ko muri Amerika abapolisi badakora neza, binatuma habaho impinduka, bituma abapolisi na leta zo muri Amerika zifata imyanzuro ikomeye mu kugira ngo zirinde abaturage. Ndakeka ko rero iriya foto kuva yakerekanwa ishaka kubeshyira umukiriya wanjye, ahubwo yarabaye imbarutso yo kugira ngo uriya musaza nyirayo arenganurwe, kuko uriya musaza mu makuru numva nuko ngo ashoboye kuba yaritabaje inzego zose z'ubuyobozi ariko zikamutera utwatsi. Andi makuru numva nuko ngo uriya musaza atigeze agira uruhare muri jenoside, ahubwo yafotowe yigendera. None iriya foto kubera ko yari afite umupanga, ikabikoreshwa mu bikorwa byo kwerekana ubukana n'ububi bwa jenoside. Kubera izo mpamvu rero nkaba nkeka ko iriya foto nubwo yangije isura y'umukiriya wanjye ku buryo butakabije cyane, ariko nanone yabaye imbarutso yo kugira ngo
uriya musaza arenganurwe. Nkaba nizera ko ari urwego rw'igihugu rushinzwe kurwanya jenoside CNLG, nkaba nizera ko ari ibuka, nkaba nizera ko ari n'inzibutso zose za jenoside bagomba guhita bihutira gukuraho iriya foto y'uriya musaza mu bintu biranga cyangwa se byerekana ubukana bwa jenoside, kuko gukoresha iriya foto y'uriya musaza muri make ni ugupfobya jenoside aho kugira ngo werekane ibirango. Ikindi nanakongeraho wenda mu rwego rw'amategeko ni uko iriya foto igaragaza ko hari ibintu byinshi cyane bigomba kongera kurebwa bigasubirwamo ku byerekeranye uko jenoside yakozwe mu Rwanda n'abayigizemo uruhare. Iriya foto muri make ukuntu yakoreshejwe byerekana bidasubirwaho ko abantu benshi bashobora kuba bari kugirana umuhoro ariko batagiye gukora ibikorwa bya jenoside. Iriya foto yerekana ko umuntu ashobora kuba anyuze kuri bariyeri yihungira nawe afite umuhoro ariko nta ruhare afite muri jenoside. Iriya foto kandi yerekana ku buryo budasubirwaho ko umuhoro buri muntu wese w'umunyarwanda yarawutunze, uwawutunze wese atigeze awukoresha mu bikorwa bya jenoside nk'uko bamwe bajya babivuga, nk'uko bamwe bajya babisobanura. Binerekana ko abo bacuruzaga imihoro cyangwa bayigurishaga batabaga bayigurishije abantu kugira ngo bajye kwikoresha jenoside. Ubwo rero muri make ni uko mwebwe nk'abanyamakuru mwadufasha noneho ikibazo cy'uno musaza kikagera ku nzego zibishinzwe. Nkaba nsaba n'abanyarwanda bose n'abandi bose bazumva iki kiganiro n'abanyamahanga ko bazasaba leta kugira ngo cyangwa ahantu hose irafatire kugira ngo bayikureho, kuko ikigaragaza nta kindi ni ugupfobya jenoside, ntabwo ari ukwerekana uko yakozwe. Uriya musaza akarenganurwa, agasabirwa imbabazi, agahabwa n'indishyi z'akababaro kubera ko ifoto ye, isura ye n'iy'umuryango we byangijwe igihe cy'imyaka irenga 26. Murakoze.